Imana ni igiti cyo ku mugezi. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, amababi yacyo ntajya yuma, kuko cyatewe hafi y'amazi meza adasuma. Iki ni ikiganiro injyana na muzika kuri Munambeho TV, kuko cyatewe hafi y'amazi meza adasuma. N'umugisha ku bakunda ijambo ry'Imana bakarikomeza, imitima yabo nitentebuke, abo bazakomera. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. N'umugisha ku bakunda ijambo ry'Imana bakarikomeza, imitima yabo nitentebuke, abo bazakomera. Ene programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. N'umugisha ku bakunda ijambo ry'Imana bakarikomeza, imitima yabo nitentebuke, abo bazakomera. iki ni ikiganiro injyana na muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est le dialogue, inspiration de la musique. Ene programu ekwata ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. Source de la vie intérieure. Amazina nitwa Etise Olivier, ndi umukristo wo ku mudugudu wa Karembure, paruwasiyo Kicukiro. Yego. Ndi umusore ushima Yesu. Murakoze. Uwiteka guhe umugisha. Natangiye ndirimba muri École de Dimanche yo ku Cyumweru, Sunday School. Nkura gutyo ndumva indirimbo ya mbere nigeze kwandika, numvaga bindimo. Nasomye ijambo ry'Imana numva riranyuzuye, numva rirushijeho kugwira muri nge, ntangira kwiyumvamo melody. Ni bande bagufasha mu gukora umuziki wawe? Se urifasha ibintu byose cyangwa hari abantu babiri inyuma bashaka kuba bagutera inkunga cyangwa bakaguha ubufasha butandukanye? Umuterankunga wa mbere ni umuryango mbamo, korali iranshyigikira, ndetse n'abandi bampa inama zigiye zitandukanye, harimo umuhanzi mukuru mfatiraho icyitegererezo nka Nshuti Bosco, Dani Mutabazi, n'abandi bagiye batandukanye hirya no hino. Yego, murakoze cyane. Yego. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, lizima bomo ilibera. Munambeho TV, isura y'ubulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ijambo Munambeho numva ari umwami. Yego. Kuko ndibuka neza niba mbere hari agakwasi twajya turirimba ngo ndashaka kunamba kuri Yesu, na Rusi yanambye kuri Naomi. Ijambo Munambeho numva ari umwami. Yego. Kuko ndibuka neza niba mbere hari agakwasi twajya turirimba ngo ndashaka kunamba kuri Yesu, na Rusi yanambye kuri Naomi. Ikintu nkunda, sinkunda football ariko nkunda muziki. Nkunda kureba abahanzi, ikindi nkunda kureba amakorali hirya no hino. Mbese nkunda ibintu bijyanye na muzika. Reka mbere ku cyambabaje. Ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima ntazibagirwa, ndetse na n'ubu mpora nibuka igihe cyose iyo ngitekereje, ni umunsi umwe twari tugiye mu ivugabutumwa n'umuryango wa korali Abarinzi, tugiye mu majyepfo aho bita mu Ruhango. Turangije dukora impanuka.
habura iminota itarenze 5 kugira ngo tugere ku rusengero aho twari tugiye. Turaje dukora impanuka, wari utuyoboye arapfa. Icyo kintu cyarambabaje, iyo ngitekereje kirambabaza cyane, kandi byabaye ndumva sinjya mbyibagirwa. Ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 muri 2019. Yes, icyanshimishije mu buzima ni umunsi nemereyeho Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Amen. Hey, hey, hey. Duiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi, kumumenya nibwo buzima, mfitama hora adashira. Duiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi, kumumenya nibwo buzima, mfitama hora adashira. Yego, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Ene porogaramu Olwatuuka. Iki ni ikiganiro injyana na muzika kuri Munambeho TV. Ça, c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene porogaramu ekwata ku bayimbi ne music. Twongeye kubasuhuza abaduhanze amazi kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kristo Yesu akuzwe ku babyemera batyo, ndetse sashimwe ku barokore bene wacu. Abasilamu nabo sinzi ko babivuga, baravuga bati salamu alaykum. Imana ikomeze kuba umugisha. Rero namwe mudukurikiye muri abasilamu, abadivantiste, maranata. Hanyuma uyu munsi rero twakiriye umuhanzi mudasanzwe mumenyereye kuri Munambeho TV, ariko tugiye kujya tubana kenshi gashoboka, ari we Olivier. Araza kutubwira n'andi mazina yatandukanye mu kiganiro, ariko reka tangira dusuhuza mu ndirimbo ho gato, abanza dukorere mu nganzo, ubundi dutangire n'ikiganiro. Ni karibu. Murakoze. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiriho. Nukuri. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Turakwakira rero kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Wumvemo ikaze kuri uyu munsi wa none. Reka twongere dusuhuza abantu bose badukurikiye aho baba bari hose ku isi, haba mu Rwanda, mu ntara zose z'u Rwanda, ndetse n'umujyi wa Kigali, muri East Africa, Afurika yose, Amerika, Aziya, Australia ndetse n'Uburayi. Imana ikomeze kuba umugisha abantu baba badukurikiye. Reka uyu munsi rero mukomeze kubana natwe, ndetse dukomeze kubana n'umuhanzi wacu. Reka atangira twibwira, atubwire amazina ye, tubwire niba yubatse cyangwa se ari ingaragu, yatubwire n'aho aba kugeza ubu ngubu, ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ni karibu. Murakoze. Amazina nitwa Etise Olivier, ndi umukristo wo ku mudugudu wa Karembure, Paruwasiyo Kicukiro. Yego. Ndi umusore ushima Yesu. Murakoze. Uwiteka guhe umugisha. Hanyuma rero nkuko umaze kutwibwira, abantu benshi hari abatari bakuze, ariko hari n'abari bakuze bongeye kukubona. Abo nabo Imana ibahe umugisha. Hanyuma n'abatari bakuze bagiye kukumenya by'umwihariko. Reka twinjire mu muziki wacu nyirizina. Ubundi utangira umuziki wawe utangiye ryari, byaje bite, ujya kwiyumvamo impano, wari uri mu bihe bihe, cyangwa se kujya gukora indirimbo, ufata umwanzuro wo kuba umuhanzi kugira ngo ufate, byahereye hehe? Ni karibu. Murakoze. Ntabwo navuga ngo byahereye he, kuko ni impano iba mu muryango iwacu, kuko natangiye ndirimba muri Ecole de Dimanche yo ku Cyumweru, Sunday School. Nkura gutyo
ndumva indirimbo ya mbere nigeze kwandika numvaga bindimo, nasomye ijambo ry'Imana numva riranyuzuye, numva rirushijeho kugwira muri nge, ntangira kwiyumvamo melody y'indirimbo. Indirimbo ya mbere nakoze nayikoreye korali y'abana naririmbagamo. Iya kabiri niyo nanditse nyiha korali nkuru nagiyemo. Iya gatatu niyo nasohoye, n'izindi zagiye zikurikira uko umwuka waragendaga nshoboza, ko nakomeje kugenda nkora. Urakoze. Yego, uratubwira uti wahereye muri korali, wandikira korali y'abana, ubwo birumvikana uza gukura ujya no muri korali nkuru. Ese izo korali nkuru zo waba waragiyemo wakomeje kuzandikira cyangwa byasoreje utangira kwiyandikira ku giti cyawe? Murakoze. Narayandikiye, hari korali nahirimbyemo ku Gisozi nandikiye, ndetse nandikira n'izindi korali. Yego. Nanjye ntabwo navuga ngo ni ku giti cyanjye, ahubwo muzo nanditse harimo n'izo numvaga nshobora kuba nayiririmba ku giti cyanjye cyangwa se by'umwihariko nkazandika nkaziririmba. Murakoze. Yego, ukora indirimbo yawe bwa mbere muri studio, ugera muri studio wabonye bimeze bitugeranyije no kuba bitekerezaga, hanyuma iyo ndirimbo wakoreye yo bwa mbere ni iyihe, wayikoreye muri studio? Indirimbo ubwa mbere nkigera muri studio nabonaga ari ibintu bisekeje kandi bitangaje cyane, kuko twari tumenyereye ko mu matorero cyangwa se ku rusengero dukoresha amamikorofone tuyafashe mu ntoki cyangwa se amatiribiyeri, ariko natunguwe no kujya muri studio nsanga hari amayekoteri bambara mu matwi ndetse na mikorofone imbere, mbese byabaye ibintu byantunguye cyane. Yego. Imana umugisha. Yego, noneho bisa nk'ibigutunguye, ukoresheje indirimbo yawe ya mbere, uyitegereze wari umeze ute mbere yuko kugera wumva ufite ayahe matsiko cyangwa ubwira bwo kuyibona? Nkurikije uko nayanditse byarantunguye, kuko uko nayanditse nasanze hari ibyagiye bihindukamo mu miririmbire, mu micurangire, ndetse n'injyana nayitekerezagamo siyo nayibonyemo, kandi pe yagenze neza kuko naje kuyita Ndanyuzwe. Yego, Ndanyuzwe. Ubwo abadukurikiye banyarukire kuri YouTube channel yawe bayirebe, Ndanyuzwe, barayisangaho, Ndanyuzwe by Letisi Olivier. Yes, baze kunyarukiraho rero kugira ngo bayirebe, bakoreshe ya subscribe ndetse na comment, hanyuma Imana ikomeze kubaho umugisha. Hanyuma ninde mu producer wagukoreye indirimbo bwa mbere niba umwibuka? Umuproducer wankoreye indirimbo bwa mbere wita Leopold. Leopold ku Gisozi ndumva muzi. Yego. Hanyuma muri studio yitwa nguki? Studio ntabwo mbyibuka neza, ariko wowe wamenye ni producer wanjye wankoreye niwe nibuka. Yego. Yego, kugeza se ubu hari indirimbo z'ama video ufite? Kugeza ubu nta ndirimbo z'ama video mfite, na ama lyrics. Ariko urategura kuzikora mu minsi iri imbere? Mu minsi iri imbere ndabiteganya kuzikora, ko Imana izagenda inshoboza nzabikora. Hanyuma rero mu minsi iri imbere abanyarwanda bitega iki mu bijyanye n'umuziki wawe? Ugiye kubagezaho iki, baba ari mu Rwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino babasha kumva ikinyarwanda, ndetse n'abatacyumva ariko bumva umuziki muri rusange, urabateganyiriza iki mu bihe biri imbere? Murakoze. Imbere ni heza, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo turapanga tugategura tukagira, ariko gusoza burya nuko Imana. Icyo nababwira nuko imbere ndi gutegura ibintu byiza kandi byinshi. Mfite indirimbo nteganya gukora zigera muri 7. Yego. Zisanga ya yindi nakoze. Hari n'ibindi biterane bigiye bitandukanye tuzagenda dukorana mu midugudu igiye itandukanye. Murakoze. Yego, urakoze cyane nawe. None ni bande bagufasha mu gukora umuziki wawe? Se urifasha ibintu byose cyangwa hari abantu babiri inyuma bashobora kuba bagutera inkunga cyangwa bakaguha ubufasha butandukanye? Umuterankunga wa mbere ni umuryango mbamo, korali iranshyigikira, ndetse
n'abandi bampa inama zigiye zitandukanye, harimo umuhanzi mukuru mfatiraho icyitegererezo nka Nshuti Bosco, Dani Mutabazi, n'abandi bagiye batandukanye hirya no hino. Yego, murakoze cyane. Yego. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiriho. Hanyuma rero nyakubahwa mu muhanzi wacu, umushyitsi mutumirwa kuri Munambeho TV, abantu iyo bagutumiye donc hari uburyo baba bifuza gutegurira umutumirwa wabo batumiye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, ariko wowe muri make icyo nifuza kukubaza, ni irihe funguro ukunda kurya ukumva uranezerewe ku buryo umuntu yari kugaburiye rwose wumva uri mu mavuta cyangwa se ufite izindi mbaraga? Ni karibu. Amafunguro nkunda ko ari menshi se, ariko by'umwihariko ibiryo nkunda mbibuza abantu baseka. Ni umwihariko kuko mbivuze nicyo bakeneye, batungurwa cyane. Kuko mu buzima busanzwe, kuko iwacu ni mu cyaro niho nkomoka, dukunda guhinga ibintu by'imyumbati. Nikundira imyumbati njye. Harya ni garuka usubire babyita gumino. Okay. Yego. Ubwo wikundira gumino yonyine, yaba yokeje, yaba itetse ku bishyimbo, cyane cyane iyo igeretse ku bishyimbo, hamwe no guhekenya byose no guhekenya bye aho bari sawa rwose. Ubwo abapasitori rero n'abandi bakozi b'Imana bazifuza kugutumira badukurikiye, barumva ko umuhanzi wacu Kagumino nikazabure, kugira ngo azarusheho kuzamura ukuboko ahereza Uwiteka icyubahiro, anezerewe kandi yumva aguwe neza. Imana irushaho kumukomeza rero no kubaha umugisha mwese abakomeje kudukurikira. Hanyuma wenda tutarasoza wenda iki gice cya mbere, ntago na gisoza ntakubajije ni izihe mbuga nkoranyambaga ukoresha abantu bashobora gusangaho ibihangano byawe cyangwa nawe bakakubona mu gihe bifuza ko mufatanya umurimo w'ivugabutumwa? Murakoze. Imbuga nkoranyambaga nkoresha, uruza ku mwanya wa mbere birazwi ni YouTube. Channel yanjye ni Hitiyise Olivier. Nkoresha Instagram ni Hitiyise Olivier amazina yanjye nk'ibisanzwe, ndetse na Facebook na Twitter cyangwa se Telegram. Murakoze. Yego. Hanyuma ni uhe murongo wa telefone abantu bashaka kugutumira cyangwa bifuza kugutumira bashaka kukubonaho kugira ngo bajye baguhamagara igihe bumva biri ngombwa ko mufatanya ivugabutumwa? Yego. Telefone ngendanwa ni 078 39 74 800. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma abo ku buhanga bw'ibyuma baze kudufasha, baze kuyishyira kuri screen cyangwa se bayandike ahantu ku buryo ukurikiye ikiganiro abasha kuzayibona, kugira ngo abifuza kugutumira bazabone uko bakugeraho. Hanyuma reka twakire nyakubahwa umunyamakuru wacu, nawe agire ibindi akomeza kubaza, ariko twinjira mu gice cya kabiri. Imana iguhe umugisha. Ndabasuhuje abakunzi ba Munambeho TV n'abadukurikiye muri aka kanya. Turi kumwe n'umuhanzi wacu Olivier Hitiyise. Aka kanya tukaba tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro Injyana na Muzika, aho tugiye kumubaza ibibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe umuntu wese ashobora kumva agahita asubiza atiriwe atekereza cyane. Ikibazo cya mbere nkubaza ni ikibazo kigira kiti: se mu buzima tujya duhura n'imbogamizi, tugahura n'ibitubabaza n'ibidushimisha. Se wowe mu buzima bwawe ikintu cyakubabaje utajya wibagirwa ni ikihe, cyangwa icyagushimishije utajya upfa kwibagirwa? Murakoze. Reka mpere ku cyambabaje. Ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima ntazibagirwa, ndetse na n'ubu mpora nibuka igihe cyose iyo ngitekereje, ni umunsi umwe twari tugiye mu ivugabutumwa n'umuryango
wa korali Abarinzi tugiye mu majyepfo aho bita mu Ruhango. Turangije dukora impanuka, habura iminota itarenze 5 kugira ngo tugere ku rusengero aho twari tugiye. Turangije dukora impanuka, uwari utuyoboye arapfa. Icyo kintu cyarambabaje, iyo ngitekereje kirambabaza cyane, kandi byabaye ndumva sinjya mbyibagirwa. Ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 muri 2019. Yes, icyanshimishije mu buzima ni umunsi nemereyeho Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Amen. Yego. Hanyuma nanjye ngira icyo nkwibariza mu buzima n'ubundi umuntu ahura na za biranega nyinshi ndetse n'ibimushimisha bitandukanye, ariko hamwe n'ibyo duhura nabyo mu buzima butandukanye, ni izihe nzitizi mu buzima busanzwe waba waragiye uhura nazo zikagira ibyo zituma utagira wakagombye kugeraho? Hanyuma no mu muziki ni izihe nzitizi uhura nazo wenda zituma umuziki utihuta ku rwego rwo wifuza ko wihutaho? Inzitizi zo mu buzima bwa buri munsi zo namwe murabizi ntizijya zibura, ariko haba hari iz'ingenzi navuga ni iz'ubuzima bwa buri munsi tugenda tunyuramo. Nk'iyo uteguye gukora ikintu ukabona uko wagiteguye ntabwo ariko kigenze. Yego. Ikindi ku bijyanye na muzika isaba amafaranga, isaba ubushobozi mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'umufuka, mu buryo bw'abaterankunga hirya uko bitandukanye. Ibyo byose iyo utabifite cyangwa se iyo utabibonye biba inzitizi kuri muziki. Murakoze. Yego. Hanyuma wenda dukomezaho gato, ni iki wafasheho nk'umwanzuro mu gihe runaka wenda ukumva abantu ntibagushyigikiye cyangwa ntibabyifuza, urucantege rugahaguruka, ariko ukanga ugafata umwanzuro ukavuga ati iki kintu uko byagenda kose mfashe uyu mwanzuro ndetse ibi cyangwa nkoze iki? Icyo kintu nta kindi, ni umunsi wa mbere nkora indirimbo njya muri studio. Nabibwiye inshuti zanjye, zimwe ziravuga ati hoya haracyari kare, izindi ziravuga ati hoya ntago ari ngombwa wabireka, ariko muri njye numva ko icyo kintu kugikora ari ngombwa, bituma ngikora ntawe mbajije, ari wo mwanzuro wa nyuma mfashe. Murakoze. Hanyuma ikindi kibazo, ninde muntu mu buzima bwawe ukunda kurusha abandi? Umuntu wa mbere nkunda gusumbya abandi cyangwa se kurusha abandi ni umubyeyi wanyibarutse. Yes. Ni wowe mukino ukunda gukina cyangwa kureba? Umukino nkunda gukina ntawo. Bivuze ngo gukina wapi? Kuri televiziyo cyangwa kuri stade abandi bagiye gukurikirana iby'imikino? Ni ukuvuga ikintu nkunda, sinkunda football ariko nkunda muziki. Nkunda kureba abahanzi, ikindi nkunda kureba amakorali hirya no hino, mbese nkunda ibintu bijyanye na muzika. Hanyuma rero nk'umurokore tubwiye kuri uwo muri ADPR, ADPR ku Gisozi Karembure. Yego. Ni irihe jambo ry'Imana nk'umuntu w'umukirisitu uvuga ati niryo jambo rimfasha rihagarariye ayandi, cyangwa se rijya rinkomeza rikansubizamo intege mu bugingo? Ijambo, amagambo afasha yo ni menshi, ariko iry'ingenzi ntajya nibagirwa ni riri muri Yeremiya 33 havuga ngo ntabaza ndagutabara, kwereka ibikomeye biruhije utamenya. Amen. Yego. Noneho dukomeje, ni abahe bantu b'umumaro ushimira mu buzima bwawe? Kari benshi se. Uratubwiramo bake nyine wumva? Umva ni benshi pe, ni benshi. Abantu niba ubasha kubatondora aho uri bunanirirwe ubwo turarekeraho nta kibazo. Ariko byiza wenda wafatamo nka 2 cyangwa 3 bibanze, n'abandi bose wenda turaza kuguha umwanya basuhuze wumve ko utabibagiwe. Abantu nka 2 cyangwa se barenze 2. Umuntu uza ku mwanya wa mbere ni umubyeyi. Uza ku mwanya wa mbere ni umubyeyi,
wanjye, abandi ni inshuti za hafi, by'umwihariko hari uwitwa Gadi, umunyamakuru wacu, umunyamakuru wanyu. yes. Hari n'undi mubyeyi cyane ukomeye witwa Mama Best, yego, ndetse na Mama Mugisha. Aba bantu ni ingenzi kuri njye, bumve ko bashimiye ndabashimiye by'umwihariko. Hanyuma waje kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo, ngira ngo wajye ubibona kuri bana zacu ko hagiye handitseho Munambeho TV, Munambeho TV. Iyo wumvishije ijambo Munambeho wowe nkawe ku giti cyawe wumva iki, wumva bishatse kuvuga iki, cyangwa se ninde wumva bashatse kuvuga ko kunamba? Ijambo Munambeho numva ari umwami, yego, kuko ndibuka neza nimba mbere hari agakwasi twajya turirimba ngo ndashaka kunamba kuri Yesu, na Rusi yanambye kuri Naomi, Naomi amugiraho umugisha. Yego, murakoze cyane. Uyu ugarukiraho ko wumva ari umwami, tuba tukubajije niba ari umwami wa Egiputa Rwabugiri, Musinga n'abandi batandukanye. Ni umwami Yesu. Yego, murakoze cyane. Aha noneho dukomeje mu buzima busanzwe, iyo turi kuruhuka cyangwa se mu gihe nta kazi dufite, turi mu gihe cyo kugira ngo turifureshinge ubwonko, hari ibintu umuntu akunda guhugiraho. Wowe nk'iyo wicaye uri mu rugo iwawe, ni utuhe tuntu ukunda guhugiraho? byo nkunda guhugiraho cyane mu minsi y'ikiruhuko y'akazi, iyo ntagiye mu kazi mba nifuza kumenya mu buzima busanzwe, kumenya iby'ubuzima busanzwe, kumenya noneho n'iby'akazi nkora uko bwije n'uko bukeye, nifuza kumenya. Ariko muri njye numva ndi umuntu w'umushakashatsi, kuko iyo nicaye ndatekereza, nkareba ikintu, icyo kintu nkakibonamo ikindi kintu, nkagerageza uburyo icyo kindi nkibonyemo nagikuramo icyo nakibonyemo. Murakoze. Nakoze cyane nawe. Okay, hanyuma rero tugeze mu rundi ruhande rwo kubaza andi amagambo y'ikinyarwanda. Nturi umunyarwanda se, ntuzi ikinyarwanda? N'ikirundi ndakizi. N'ikirundi urakizi. Reka twemerere Bwana Gadi rero akubaze mu kinyarwanda cyo n'ibindi twumve uko bimeze. N'ikirundi ugize uti ndakizi. Aha. Hanyuma rero ngiye kukubwira akantu, wowe uragasubiramo mu magambo nyine nkavuzemo, urakavuga uko nkavuze. Akambere karajya kati shyushya iyo supu y'ipusipusi nywa. Shyushya iyo supu y'ipusipusi nywa. Ibyo biroroshye. Shyushya iyo supu. Urabivuga wihuta nkuko nyine nanjye ndi kubivuga. Gasubiremo rimwe. Shyushya iyo supu y'ipusi nywa. Shyushya iyo supu y'ipusipusi nywa. Shyushya iyo supu y'ipusi nywa. Okay, reka ngavuge. Shyushya iyo supu y'isupu. Shyushya iyo supu y'ipusipusi nywe. Shyushya iyo supu y'ipusi nywe. Oya. Wari ijambo uri gusimbukamo. Shyushya iyo supu y'ipusi nywe. Nuko nguko, ariko ugomba kubivuga wihuta. Shyushya iyo pusi. Amasegonda nk'atatu. Biragoye cyane. Biragoye pe. Gerageza. Shyushya iyo supu y'ipusipusi nywe. Biroroshye. Shyushya iyo sosi y'ipusipusi. Icyo kinyarwanda kirajimije, biragoye. Ngaho wowe ku ruhande rwawe ni nk'akandi kantu wadusangiza noneho k'amagorane, twumve ko natwe twagerageza. Amagorane ni muri ubwo buryo nyine nk'ako nari nkubwiye. Amagorane hari akantu nigeze kumva bakavuga ngo isha y'umushi yishashishotse icuritse izosi. Isha y'umushi yishashishotse icuritse izosi. Isha y'umushi yishashishotse ijiritse izosi. Bakagoye. Numva ko ku ruhande rumwe icyawe kirananira, ariko
isha y'umushi yishashi ishotse icuritse izosi. Isha y'umushi yishashi ishotse ziri ndashimbogo ariko ntacyo, reka dukomeze kuba turi kugira ngo tunasusurutse n'abadukurikiye. Hanyuma rero tugeze ku kandi gace kajyanye n'ibisakuzo. Ngiye sakwe soma nako Nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Urampa ibisubizo nibura nka 4 kuri icyo gisakuzo iyo bavuze ngo Nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Inzoka kugenda nta maguru. Kindi ni iki se? Inzoka kugenda nta maguru ubwo ni rimwe. Kindi kimwe. Sabira n'imbwa ntirimora. Imbwa gute nyine tubwire ntacyo twumve uko bimeze, twumve ko ari byo. Ndumva binaniye. Inzoka kugenda nta maguru ndumva ari cyo cyonyine nzi. Inzoka kugenda nta maguru n'ibyuzi. Reka tugufashe tukongeraho ibindi. Ani ikindi inkoko mu konsa nta mabere, inka mu gucurika icebe ntimena amata. Harya bavuga icebe? Oya, ntago bavuga icebe, bavuga ingoma. Inka mu gucurika ingoma ntimena amata. Yego. Ikindi bavuga inzoka mu kugenda nta maguru wakivuze? Nta kivuze, icyo nicyo nakoze. Aha. Okay. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi kibazo cya nyuma dusoza, iyo bavuze umuhanzi cyangwa se abandi bakavuga ngo umuririmbyi. Umuhanzi n'umuririmbyi wowe wumva bihuriye cyangwa bitandukaniye? Umuririmbyi, umuhanzi. Je numva umuhanzi n'ubundi hari umuhanzi baratandukanye. Hari umuhanzi w'umunyabugeni, umuhanzi uhanga indirimbo cyangwa se uhanga ikintu gishya. Mbese umuhanzi n'uhanga ikintu gishya kidasanzwe cyangwa se kitariho, akagihanga kikabaho. Ni umuririmbyi nawe n'ushobora kuririmba ibiriho cyangwa se ibizabaho. Ariko bose numva ari ryo tandukaniro. Yego, umuhanzi n'uhanga ikintu kitariho kikabaho, umuririmbyi n'uririmba ibiriho cyangwa se bizabaho, cyangwa se nawe akaririmba n'ibyo yahanze. Yego. Habyo byose nibyo, ariko nzi ko buri muntu wese yabisobanura ukwiwe mu magambo. Turabashimiye cyane rero abo twari turi kumwe, bari badukurikiye muri aka kanya. Reka tubashimire cyane ko mwabanye natwe kandi ko mukomeza kudushyigikira uko bwije n'uko bukeye, mudutera inkunga. Imana ibaduhera umugisha. Rero dusoreje hano, reka tuvuge ngo hasta la vista. Okay, merci. Hey. Azawana n'igiti cyo ku mugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, amababi yacyo ntajya yuma, kuko cyatewe hafi y'amazi meza adasuma, kuko cyatewe hafi y'amazi meza adasuma. N'umugisha ku bakunda ijambo ry'Imana bakarikomeza imitima yabo nitentebuke, abo bazakomera. N'umugisha ku bakunda ijambo ry'Imana bakarikomeza imitima yabo nitentebuke, abo bazakomera. N'umugisha ku bakunda ijambo ry'Imana bakarikomeza imitima yabo nitentebuke, abo bazakomera. Ntibazicwa n'inzara, kuko Yesu niwe mutima utera imbaraga.
ntibazicwa n'inyota, kuko Yesu niwe riba rimara inyota. Ntibazicwa n'inzara, kuko Yesu niwe mutima utera imbaraga. Ntibazicwa n'inyota, kuko Yesu niwe riba rimara inyota. Ntibazicwa n'inzara, kuko Yesu niwe mutima utera imbaraga. Ntibazicwa n'inyota, kuko Yesu niwe. Ntibazicwa n'inzara, kuko Yesu niwe mutima utera imbaraga. Ntibazicwa n'inyota, kuko Yesu niwe riba rimara inyota. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo.